Ndagusuhuje neza nguhaye ikaze udahwema kubana natwe mu biganiro dukora byacu bya buri munsi. Urakoze kujoininga ino channel icaho amakuru agezweho, ibiganiro bigiye bitandukanye cyane muri showbiz cyangwa se muri show business, kubera ko itanga ibyishimo ndetse ikanatanga akazi akenshi tubikora kubera akazi. Ino channel yacu ni y'abanyarwanda, ni y'abadiaspora, umuntu wese usapotinga ino channel. Nanakubwira ko tuje mu nkuru navuga ko ibabaje cyane, ni inkuru navuga ko itari nziza, iteye agahinda. Uwitwa Godfather n'uwitwa Yago byaje guhindura isura ndetse ibintu byabo byaje kuba byafata indi ntera. Utangiye wibaza ati byaje kugenda gute kuri uyu munyamakuru akaba n'umuhanzi ubwo yaje kuba yaserera ndetse n'uwitwa Yago. Ariko nanone ndaza kongera ngaruka ku bya mpano wa boy, umuhungu w'umushi cyangwa se umuhungu wavukiye icyangugu agakurira Bugesera, ari nabwo yaje kuba yava ahitwa Bugesera Mayange kaza kwerekera mu mihanda y'i Kigali, bikaza kurangira afashe izina cyangwa se ubwo yaje kubona amahirwe. The Ben yamuhereje amahirwe cyane akomeye ndetse aza rimwe mu buzima, niko nabivuga, kuko umuhanzi nkuru yaguhereje amahirwe ukayabyaza umusaruro, I think ko uba wubatse umusanzu kuri wowe cyane by'umwihariko. Ibyo byose rero ndaza kubikubwira cyangwa se inze kubigosobanurira, ariko ntibagiwe n'uwitwa Bosco Empire. Bosco Empire byaje kugenda gute rero? Bosco Empire ndetse n'uwitwa Godfather ndetse na Yago ni ibintu bitari kuvugwa rumwe, ndetse Godfather ubwo yaje gukora live, ubwo ari live ya TikTok, yaje gusubiza uwitwa Yago. Utangiye wibaza ati yaje gusubiza Yago byaje kugenda gute rero? Niyo mpamvu nakubwira ati unkurikirane akantu ku kandi kugira ngo uze kumenya ibyo yaje gusubiza uyu munyamakuru akaba n'umuhanzi cyangwa se Yago, ibyo yaje kuba yamubwira. Hanyuma y'iminsi 5 dutambutsemo se cyangwa tuvuyemo, nubwo uwitwa Yago TV show cyangwa se Yago Pondat yaje gukora ikiganiro avuga ko Godfather kuba ari inshuti ye, ari mu gatsiko k'abafungishije ya mpano, kubera ko ngo yari bariye miliyoni 10 kugira ngo baze kuba bafungisha uwitwa ya mpano. Yago yakoze ikiganiro ubona ko ababaye by'umwihariko, avuga ko iyi industry music yacu hano mu Rwanda ko itari gutera imbere bitewe n'uko umusani agira izina cyangwa se hari ibintu yubaka yaba amajije kugeraho, ugasanga sosiyete nyarwanda cyangwa se abatangiye kumugira ishyari, ugasanga batambitsemo amafaranga kugira ngo baze kuba bamuzimya umunsi umwe. Yago ubwo yaje kugenera uyu witwa Godfather ubu butumwa cyangwa se iyi message by'umwihariko na team ye ndetse abamuyoboke n'abandi, nibwo uwitwa Godfather bwaje kumugeraho, ntiyagira icyo abivugaho. Uwitwa Pastor Claude we yaje kumugenera ubutumwa cyangwa se ku kiganiro yakoze ku munsi w'ejo amubwira ko agiye kumuzimya. Ariko ibyo witwa Bosco Empire ntabwo ndibuze kubyibandaho cyane, kubera ko Bosco Empire yakoresheje amagambo atari meza, by'umwihariko amagambo ntaza kuvugira hano imbere ya kamera, kubera ko hari indangagaciro ziranga umunyarwanda cyangwa se n'ibihe twaciyemo, ariko ni amagambo yiserereza ndetse ibyo ndibuze kukubwira niko yamubwiye ko ari buze kumuzimya nyuma y'iminsi 3. Godfather nawe ubwo yari yaje gukora live yavuze ko agatsiko kamajije guteranwa k'abantu bashaka kumuzimya, ariko Godfather ubwo ari mu kiganiro cyangwa se aribereye live nibwo yaje kuvuga ko kuza kumuvugaho gutyo muri kumwamamaza ndetse ari ibintu biri kumwubakira izina. So nanjye uruhande rumwe ndaza kureba ko n'ubundi ni ukumwubakira izina, kuko Godfather aho yibereye ari muri Amerika, amaze igihe kinini cyane cyangwa se imyaka myinshi ataza hano mu Rwanda, cyangwa se ubona ko atanafite gahunda yo kuba yaba mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko rero sinzi ko kugenda hariya Bosco Empire akaza akavuga amagambo ameze kuriya cyangwa se kugira ngo aze kumuzimya, akamubeshyira ko yishe, wumva icyo kintu, yishe umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Nanze kubivuga, ariko
amakuru yasohotse burya ngo uba wayasohoye mbere niwe RIB cyangwa se ubutabera bubasha kuba bwakurikirana. Urumva ko ni ikiganiro Bosco Empire yakoze mu rwego rwo guharabika uwitwa Godfather, amubeshyera ko yishe. Urumva ko ni ibintu byamaje gufata indi ntera. Bosco Empire yaje kubitangaza ubwo ari mu kiganiro, n'aka kanya amaje gusora ibiganiro abona ko yibasi uwitwa Godfather. Godfather ari kuzira ikirero cyangwa se impamvu uwitwa Yago ndetse na Bosco Empire baje kuba baza mu kiganiro cyangwa se bavuze ko bagiye kuzimya izina ryiwe. Unkurikirane kugira ngo wumve ko abantu cyangwa se ino industry music cyangwa se runo ruganda rwa showbiz rwangiritse kugezaho amarozi ari kuvuza ubuhuha. Godfather arazira yuko umusitari wese ugizweho dega aza akamuvuga kuri live. Ariko Godfather ari mu gisata cy'abanyamakuru, kandi sinzi wenda icyo yavuze kuri ya mpano kitari cyo, kuko ibigaragara cyo nimba avugira rubanda, navuga ko ni nka Papi Ndahiro avugira rubanda. Kuba yarazanye umugore wa ya mpano kuri live akavuga uburyo ki ndetse we n'umugabo we batameranye neza, ntago Godfather numva ko ari byo bintu yaza kuzira, cyangwa se ugasanga hari ibindi bintu byihishe inyuma y'ibi ngibi. Wumve uburemere. Wenda sinzi nimba ayo mafaranga yarishyuwe kugira ngo baze gushyirishamo ya mpano, ariko nanjye nonaha ndaza kwibaza, ubundi nimba ayo mafaranga yarishyuwe, Godfather yabwiye ya mpano ngakubita umugore we cyangwa se ave mu modoka amugonge? Ni ikibazo, kandi imagine kibaze, nanjye ndaza kukibaza. Wenda tuzegura muri comment nibiza kugushobokera, uvuge uko byumva ku gisate cyawe uko biri buze kugenda, kugezaho uwitwa Godfather amajije gucyurira uwitwa Yago, akamubwira ko yazaga gusaba amakoyini hano kuri live ye yamujoyininze. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu wowe nkurikiranye. Kubimubwira ari kumwibutsa ko ibyo akora cyangwa se ibyo avuga wenda nta mutima mubi abikorana, ariko nanone uje kureba cyangwa se uje gushishoza usanga uwitwa Godfather ibyo akora cyangwa se ibyo avuga nk'uko yaje kubivuga, yavuze ko nuzaba uri umuntu ufite izina ugafungwa uri icyamamare azaza kuvugeho, kandi nimba ariyo content iwe nimba bikora bikamugaburira bigatuma abona amakoyini cyangwa se bigatuma abona views, ntabwo uri buze kumucecekesha. Yago yabivuze bitewe n'agahinda yagize cyangwa se n'urwango n'ishyari yagiriwe muri showbiz, kugeza aho yafashe umwanzuro agahunga akajya kuba muri Uganda. Urumva ko ni ibintu abantu benshi by'umwihariko mu gisate cya show business cyangwa se mu banyamakuru, uwitwa Tycoon Godfather yigeze amubaga kuri live, ubwo Tycoon yari yaserereye n'inzego z'umutekano cyangwa se n'inzego za leta. Murabizi byabaye kuri Tycoon, dore ko yaje no kuba yafungwa. Nyuma yahavuyeyo usanga nibwo yaje kuba yajya ku Gisimenti agakubitirwayo. Wumva ibyo bintu? Noneho ndagira ngo mve uburemere ino showbiz yacu ifite cyangwa se uburyo igiye kwangirika mu gisate kimwe cyangwa se mu ruhande rumwe. Okay, ufite uko byumva kuri side yawe, ariko ngewe nakuzaniye aya makuru kugira ngo nya breaking cyangwa se nyaguhereze what I bizi. Uwitwa Tycoon yaje kuba yakibasirwa n'uwitwa Godfather. Godfather avuga ko abwira Kasuku ko uwo muntu ataba agomba kumuvugaho kuri live ye, kuko ntago afite igihe cyo kuba yavuga kunjije. So nimba wemeranwa na Tycoon, wemeranwa na Godfather ko Tycoon ari injiji, uze kwandika muri comment. Nimba wemera ko Tycoon ubwo yaje kuba yavuga
akavuga ko Godfather ko nta kintu yamariye ino sosiyete cyangwa se runo ruganda rw'imyidagaduro entertainment hano mu Rwanda, ko ntacyo yimariye. Gusa wumva amagambo Tycoon yakoresheje, yavuze ko ibyo Godfather yashakaga yabigezeho, bitewe yuko icyo akora ni ukuza gusebya abahanzi cyangwa se akabajyana kuri live kugira ngo aze kubibwira ibyo yishakira. Nimba wemeranwa na Tycoon akavuga ko umusitari ari umuntu uba ugomba kugaragara ukundi kuntu bitandukanye nuko Godfather bivuga, uraza kwandika muri comment. Nimba utabyemeranwa uwo ufite kuri side yawe. Uwitwa Tycoon Ndahiro yaje gukorana ikiganiro n'uwitwa Betrayer. Akigera kuri Godfather avuga ko Godfather ari inyangarwanda. Yanakoze indirimbo yitwa Godfather. Muri Rugisi yamubwiye ko inyangarwanda arizo zishyira imbere. Sinzi nimba Godfather none ahangaha ari inyangarwanda, gusa cyo amakuru ndi kuguha ni kino showbiz yamajije kwandura cyangwa se byafashe indi ntera. Uwitwa Betrayer yaje kuvuga ko izo live agiye kuzijyaho kugira ngo aze kubasha gukubita izo nyangarwanda. Ari naho yaje kuba yabwira Tycoon utazabona Bushara ariyo, ari kuri misiyo. Niyo mpamvu ubona bakase kubaza kuvangira industry music, akasanga ahise abashwishwiburiza cyangwa se ugasanga ahise abaga ntaki. Urumva nimba uru ruganda ntago rwaburamo amashyari cyangwa se ruburemo inzangano, kubera ko buri muntu wese bagira ngo okay, ndabyemera ko showbiz hano mu Rwanda cyangwa se itangazamakuru cyakujya umusitari hari ibyo utanga. Kuba bavuga ko ya mpano yakoze ubutinganyi ubwo yari yitoboje amasuru, ibyo ni inkuru bari kuza gukereya bitewe nuko kugira ngo ugafata cyangwa se uze kugira icyo ugeraho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, iyo udatanze amafaranga hari ibyo utanga. Abakobwa nabonaga bo batanga ruswa y'igitsina, abagabo nabo basigaye batanga ruswa navuga y'ikibuno, ariko biteye n'ubwoba, biteye n'agahinda. Urumva nimba ibyo bintu ari uko bimeze, byanze bikunze Godfather yavuze ati nari nzi ko kuri iyi live bamajije kunyangisha abantu, nenzi ko ntabona n'umuntu uzamuka. Urumva Bosco Impani bavuze ko aba bagore bose akoresha cyangwa se bamubreakinga, bamutamo amacoin cyangwa se bakamusupport,inga agiye kugira kubirukana cyangwa se agiye kubamwangisha. Ntabwo ibyo bintu buri buze gushoboka. Ko Bosco Impani yanaje gusanga nawe nta diro imurimo. Gukora ibiganiro ushaka kuvuga ku gihugu cy'u Rwanda uri ku gisate cyo kugisebya, gufata nk'inyangarwanda. Ariko ubundi Bosco Impani yawe akora iki? Uretse gushaka kwanduza cyangwa se gufata urubyiruko akaza akarushyiramo imyumvire ipfuye, cyangwa se kugira baze kugaragara nabi imbere y'amaso y'Abanyarwanda, cyangwa se aze kurushuka ko mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu bashoboye. Bosco Impani natitonda ashobora gusanga diskerema cyangwa se fata ku mavuta imageragere. Ari mu gihugu cya Uganda ariko ni umunyarwanda. Bashobora kuza kwisanga ahantu hatari heza uwitwa Bosco Impani. So nkubwira ko uwitwa Godfather byaje kurangira ageneye ubutumwa uwitwa Yago, amubwira yuko ibyo bintu byose avuga cyangwa se ibyo byo kwigira bamenya ko nawe nafungwa azaza akajya kuri live akamuvugaho nk'uko avuga ku bandi, ndetse n'uri kuri live yo wese ari umusitari nafungwa azaza abivuge. Sinumva ko kuba ya mpano afunzwe cyangwa se wenda yaragambaniwe, ntago mbizi, ariko biravugwa ko aziza akagambane.
kuko ya mpano yaririmbiye indirimbo nyinshi umugore we mu buryo bugiye butandukanye, ubona ko ni ibintu bigaragara neza, ariko twanavuga ko byari bitangiye kubaka impact nini cyane, cyangwa se byari bitangiye kuzamura urwego rwiwe ubwo yaje kubona amahirwe muri New Grooves, The Ben yamuhereje stage, bikaza kurangira yigaruriye imitima y'abahanzi cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Narinjiye hano mu kiganiro kukubwira ko Godfather na Yago ndetse na Bosco Empire na Betray ndetse n'uwitwa Tycoon Nahiro byaje kuba byafata indi ntera, gusa turaza kwibaza biraza kurangira gute, cyangwa se aho biza gushira bishira. Reka dutegereze wenda ibya leta cyangwa se ibyo ngibyo Godfather ari buze kuzima, naramuka azimye turaza kumenya ko Bosco Empire ndetse n'uwitwa Yago na timu iri kumugambanira ko aribo batumye akundwa. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro dukora byacu bigiye bitandukanye. Njyeweho nitwa Neki, ikinyamakuru